nibwo butumwa bwiza bushobora gukiza indwara. Ni ijambo bashobora kukubwira ugakira uburwayi. Umusaraba ni ijambo bakubwira ukaruhuka. Umusaraba ni ijambo bakubwira ukagira amahoro ateye ubwoba, no mu bibazo ukazaza ugenda useka, ahantu hose ukumva urisanzuye, nta kibazo na kimwe, kandi ibibazo bihari ariko amaso yawe kubera yuko batakiri kureba ibiri mu isi ahubwo akareba mu ijuru, aho ubwiza wacu buturuka. Kubera ubwo butumwa bwiza bw'umusaraba umutima ukabohoka, ukumva uruzuye, ukumva uruzuye, ukumva uruzuye. Uko kuzura ugira iyo bari kubwiriza ijambo ry'umusaraba niyo ntego y'Imana. Imana kuva kera kuri Adamu akimara gucumura, Imana yashakaga kukubona wuzuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Karuvari kumusaraba niho hantu waherewe izina ryo kuvuga ngo ntabwo ukiri umunyamahanga ahubwo ubaye umwana w'Imana. Hari umugore wasanze Yesu amubwira ngo wangirije umwana. Yesu aramubwira ngo byashoboka gute ko ibyo kurya byanje birimbwa? Yamwise gutyo imbwa nko kumwita umunyamahanga, kubera ko umugore yari umunyamahanga. Ibyo kurya byari bigenewe Abisiraheli gusa. Niba utari umwisiraheli ntabwo wari ubwoko bw'Imana, nta sano wari ufitanye n'Imana. Ariko urukundo rw'Imana n'umusaraba n'amaraso ye biratuzana biduhindura abana mu rugo. Niyo mpamvu rero ijambo ry'umusaraba rizana amahoro, kuko imaze kumenya yuko uri umwana mu rugo uba utekanye. Haleluya, haleluya. Kandi iryo zina ryo kuba abana mu rugo rwa data ni izina ridashira, niko umuririmbyi ari kuvuga. Karuvari Karuvari
Manshimwe cyane. Manshimwe. Yes, Yesu shimwe cyane. Hallelujah. Kubasanga. Turimo kuririmba ngo Imana yishyizeho gukiranirwa kwacu kose ishyira ku mwana wayo Kristo Yesu. Manshimwe. Sashimwe cyane. Ibintu duhora tubivuga tubiririmba ariko ntabwo tubyumva. Umuvandimwe yavuze ngo Adamu yaracumuye igihe Adamu yacumuraga akora icyaha. Icyaha twese cyatugiyeho kunyoka muntu. Iyo ku muntu yose yiduka umwanzi w'Imana. Paul yanditse mu Efeso amagambo yanjye avuga ngo twarabanzi b'Imana mu mitima yacu. Kwari twatandukanyijwe n'Imana igihe Adamu yacumuraga muri Edeni. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi Imana y'ibyo ngibyo Adamu yari yarakoze ni urupfu rw'iteka. Niko mu Baroma igice cya 6:23 avuga. Ariko Imana ngo twese tuzarimbuka nta n'umwe wabona ijuru. Yaba mu kurikorera yaba mu bindi bintu washaka byose ngo ukore kugira ngo ubone ijuru. Imana ibona ko ngaho hatandukanye kugira ngo kwayishaka umuntu azabaye neza. Ariko Imana itanga impongano kuri ibyaha byacu izana umwana wayo Kristo Yesu. Araza kugira umunyabyaha nanjye ntawe tutari kubasha kwikiza. Haleluya. Jambo ry'Imana ravuga mu Kono wa 2:5 utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we tubone gukiranirwa kw'Imana. Amen. Na handi hano kumubona gukiranirwa kw'Imana twazatubona n'Imana keretse muri Kristo Yesu wenyine. Baroma haravuga ngo abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwa. Amen. Muri Biblia baravuga ngo ibyo wakora byose ngo umwete wose wagira n'amarira yose n'agahinda ibyo ngibyo ntabwo byatuma rwose ukiranduka imbere y'Imana keretse amaraso ya Kristo yonyine yonyine. Ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo icyaha cyabarirwe nuko bamaze kumeneka amaraso. Man shimwe cyane. Okay.
Uvuge twese uzakoze uvuge naho turi kuganira